Uyu niwe mukobwa ukunzwe hano mu Rwanda kubera ubwiza bwe, ikimero ndetse tutibagiwe n'ibandari ry'amafaranga atunze. Ubu bwiza bwe bukurura benshi ndetse bakimaraho twabo ngo bakunde bajye mu rukundo nawe. Ariko benshi bavuga ko uyu mukobwa agira umutima mwiza ndetse agasabana kubi. Umugabo umwe yabonye umukecuru arangije aramuhamagara ati ye mukecuru. Umukecuru ati uranyita mukecuru ndi nyoko wa nyoko. Umugabo agwa mu kantu nuko ageze imbere gato abona umugore arangije nawe aramuhamagara ati ye madame. Undi ati warasaze unyita umugore ute kuko kugira ngo nkure ku isoko. Mu by'ukuri uyu mugabo yari yaramukanye umwaka. Ibi rero biherutse kuba kuri producer yewe nawe aramukana ibimeze nk'ibi ngibi. Ubwo yari kuri Kiss FM ku by'urukundo rwe na Shaddy Boo bahoze bakundana, nuko aratangaza umugani wa Siri aringa imbibi. Ibi ntibyigeze byishimirwa na Shaddy Boo habe na gato. Namwe muti byagenze bite? Shaddy Boo yakije umuriro kuri producer yewe bavuzwe mu rukundo mu mwaka wa 2024, nyuma yo kuvuga ko impamvu atongeye gukundana nyuma yaho batandukaniye ari uko yabonye iby'inkundo bigorana kubivangikanya n'akazi akora. Producer yewe yabivuze ubwo yajyaga kuri Kiss FM akabazwa ku by'umubano we na Shaddy Boo warangiye utamaze kabiri. Mu mashusho yari aherekezwa n'amagambo agira ati producer yewe yavuze impamvu atongeye gusubira mu rukundo nyuma ya Shaddy Boo. Uyu musore yavuze ko batandukanye ariko bitari mu rukundo rwa nyarwo, ahubwo bari mu cyitwa situationship. Aho yagize ati twarakundanye, twari muri situationship guhera igihe twatandukaniye, nta wundi mukunzi ndongera kugira. Abakobwa bose ni beza biterwa n'uri kureba, ariko kuri njye ntago ari uko ntabonye abandi benshi. Hari abakobwa beza benshi hanze aha, gusa mba numva nkeneye ikiruhuko nkakora ibintu byanjye. Gukundana bisa nkaho bifata umwanya, ariko njye iyo mbigiyemo ndasara cyane. Nashakaga umwanya ngo mbanze nkore ibihangano byanjye, nkorere n'abandi bahanzi batandukanye. Nari mfite ingendo nyinshi zinjyana hanze ku buryo n'igishobora kumpuza n'umukunzi cyabaga kiri kure cyane. Muri uru rukundo rwa situationship abantu baba bari hagati yo gukundana no kugirana ubucuti busanzwe. Muri uyu mubano muba mufite imipaka ku buryo hari igihe umusore cyangwa umukobwa mubanye muri ubu buryo aba atemerewe kugufuhira. Shaddy Boo ntabwo yanejejwe n'ubu butumwa bwa producer yewe, ese yifashisha ibyo yavuze mu butumwa yashyize kuri Instagram arangije ati nuko ye sha iradiyo ni muntu mira bazamenya mu buryo bukomeye ukuntu ukuri gushobora kuryana. Nta kuzuyaza producer yewe nawe yahise amusubiza amubwira ko ibyo avuga ari ukwibeshya. Ati mana yanjye koko ntunze ko ubizi kuko ukuri kuraryana. Umwaka ushize yewe yavuzwe mu rukundo rutarambye na Shaddy Boo kuko iby'urukundo rwabo byatangiye gusakara ku mbuga nkoranyambaga mu Kwakira 2024, ariko umwaka ukaza kurangira batagicana uwaka. Urukundo rwabo rutangira n'ubundi hari benshi bakunze kuvuga ko atari byo, ahubwo yaba ari inkuru mpimbano. Gusa bombi baje kubyumvikanaho babyamaganira kure, bavuga ko bakwiriye guhabwa agahenge bakirira ubuzima. Yewe icyo gihe yahise ahamya ko abavuga ibyo bibeshya, ahubwo we na Shaddy Boo bari bamaze amezi agera kuri 5 bakundana nyuma yo guhurira hanze y'u Rwanda. Uyu musore yavuze ko abona Shaddy Boo bwa mbere aho bahuriye yifuzaga kumusuza nk'umunyarwanda yari abonye aho ngaho. Ibyo byatumye batangira kujya bavugana, biza kurangira bakundanye. Uyu musore mu magambo yagize ati urukundo ni ikintu cyiza cyane, iyo wahuje n'umuntu birangira byoroshye. Twarahuye turaganira, ngenda taha ariko dukomeza kujya tuganira gake gake birangira bije. Ndibuka ko byanafashe umwanya kugira ngo mubwire ko namukunze. Uyu musore yahamyaga ko bimwe mu bintu yari yakundiye Shaddy Boo harimo uko yita ku muryango we, uburyo yisanzura ku bantu bose, ndetse n'uburyo yita ku muntu bakundana. Nubwo batandukanye avuga ko akimwubaha nk'uwari umukunzi we, ndetse by'umwihariko akaba yari umubyeyi. Ibi ngibi ni ibyavuzwe na producer yewe ubwo yari abajijwe ku by'urukundo rwe na Shaddy Boo. Uyu producer yewe yagiye amenyekana mu ndirimbo zitandukanye, aho iyakunzwe kurusha izindi yitwa Pan. Gusa amakuru mashya ku bakunzi be ni uko yasohoye n'indirimbo nshyashya yitwa Desire.